ngaha turaje Nyagasani twisabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe, tariki 22 Kamena 2024. Isomo rya mu gitabo cya kabiri cy'amateka, umutwe wa 24 umurongo 17 kugeza ku 25. Nyuma y'urupfu rw'umuherezabitambo Yehoyada, abatware b'Abayuda baraza baramya umwami, nawe arabumva. Batererana ingoro y'Uhoraho, Imana y'abasokuruza babo, maze baramya inkingi zeguriwe ibigirwamana n'amashusho yabyo. Icyo gicumuro gituma Uhoraho arakarira Abayuda na Yerusalemu. Aboherereza abahanuzi ngo bumvishe ko bakwiye kugarukira Uhoraho, ariko babima amatwi. Nuko umwuka w'Imana uza kuri Zekariya mwene Yehoyada, umuherezabitambo Zekariya ahagarara imbere ya rubanda arababwira ati, Imana iravuze ngo niki cyatumye muca ku mategeko y'Uhoraho kandi mubona ntacyo bibagezaho? Kubera ko mwirengagije Uhoraho, nawe arabatereranye. Uwo muhanuzi baramugambanira, bamutera amabuye ku muharuro w'ingoro y'Uhoraho, babitegetswe n'umwami. Umwami Yowasi yirengagiza neza Yehoyada yamugiriye, maze yica umuhungu we. Mu isamba rye Zekariya aravuga ati, Uhoraho ntabirebe kandi azabikuryoze. Umwaka utashye, ingabo z'Abaramu zizamuka gutera Yowasi. Nuko zigera muri Yuda ni Yerusalemu, zica abatware bose ba rubanda, maze zoherereza umwami w'i Damasi iminyago yose. Nubwo ingabo z'Abaramu zari nke, Uhoraho azigabiza abazirushaga ubwinshi, kuko bari batereranye Uhoraho, Imana y'abasokuruza babo. Naho Yowasi ingabo z'Abaramu zimugirira nkana, zimusiga ameze nabi cyane. Abagaragu be baramugambanira kubera amaraso y'umuhungu w'umuherezabitambo Yehoyada yavushije, maze bamwicira ku buriri bwe. Amaze gutanga, umurambo we bawushyingura mu murwa wa Dawudi, ariko atari mu mva z'abami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 89. Intore y'Uhoraho azayikomereza ubuzima ubuziraherezo. Nagiranye isezerano n'intore yanjye, nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye nti, inkomoko yawe nyishyizeho ubuziraherezo, kandi intebe yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho. Ingoma ye nzayikomeza iteka, n'intebe y'ubwami izarambe nk'ijuru. Abana be nibarenga ku mategeko yanjye, maze ntibakurikize amabwiriza yanjye, nibaca ku matangazo yanjye, igicumuro cyabo nzagihanisha umunyafu. Nibadakomeza amategeko yanjye, icyaha cyabo nzagihanisha inkoni, ariko sinzamunyaga impuhwe zanjye, kandi sinzahemuka ku isezerano ryanjye. Intore y'Uhoraho azayikomereza impuhwe ze ubuziraherezo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 6 umurongo 24 kugeza ku 34. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, ntawe ushobora gukorera abashebuja babiri. Azanga umwe akunda undi, cyangwa azibanda kuri umwe asuzugura undi. Ntimushobora gukorera Imana na bintu. Nicyo gituma mbabwira nti, wihagarika umutima, nuko muzamera, ariko bibatunga cyangwa kubyo muzambika umubiri wanyu. Ubugingo se ntiburuta ibyo kurya? Umubiri se wo nturuta umwambaro? Nimurebe inyoni zo mu kirere, ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika mu bigega, nyamara so mu ijuru arazigaburira. Mwebwe se ho ntimuzitambukije agaciro? Ninde muri mwe naho yahagarika umutima te washobora kugira icyongera ku bugingo bwe? Imyambaro yo yabahagarikira icy'umutima. Nimwitegereze indabo zo mu gasozi uko zikura, ntizisarura, ntiziruha, ntiziboha. Nyamara rero ndababwira ukuri ko na Salomoni mu bukire bwe bwose atigeze yambara nka rumwe muri zo. Niba Imana yambika ityo icyatsi cyo mu murima kiriho none, ejo kikazatabwa mu muriro, mwebwe ntizabarengerezaho mwabemera gato mwe? Mwibunza rero imitima muvuga ngo, tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki? Nibyo byose abanyamahanga bihibikanira. So mu ijuru azi ko ibyo byose mubikeneye. Ahubwo mbere na mbere nimuharanire ingoma n'ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekerwaho. Mwiterwa impagarara n'ibyejo, umunsi w'ejo uzazana impagarara zawo. Umuruho wa buri munsi urahagije. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro.
Kristo naganze mu mitima yanyu maze ahasukure, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Kugira ngo muganga yemeze ko umuntu yapfuye, ngo hagomba ibintu bibiri by'ingenzi ibimenyetso biragomba kubona. Nuko mbere na mbere umutwe, ubwenge butakiri gukora neza. Aha kabiri hakomeye nuko umutima utakiri gutera. Bityo ubundi bemeza ko umuganga yakagombye kwemeza ko umuntu yapfuye nyuma y'iminsi 3, amasaha 72, kuko hari igihe kimwe muri ibyo bimenyetso kiba kitaraboneka. Nuko muganga akomeza kugenda areba ku jisho, areba ati ese mu mutwe haracyari hazima, ubwenge buracyari gukora, ese umutima wasanga wahagaze. Nuko y'amasaha 72 yagera, ya minsi 3, nyuma yaho rero niho muganga ashobora kwemeza ati umuntu yapfuye. Kuko igihe n'igihe wa muntu ashobora kujya gutyo ukabona agatima karatereye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ibyo bimenyetso bibiri hari icyo bikubwiye. Impamvu ngarutse kuri ibyo bimenyetso nuko mu buzima bwa buri munsi akenshi burya dushobora gupfa, umutima ushobora guhagarara bitewe n'umuntu mubana, bitewe n'ibibazo uri guhura nabyo, umutima ushobora guhagarara. Ariko si icyo gihe uba wapfuye. Aha, hari igihe kizagera no kwitonda ukumva Yezu arakubwiye ati wihagarika umutima, wikuka umutima, komera, irema agatima. Yezu agakurema agatima nakaguhumuriza. Ngiye intego remezo tujye kuzirikanaho igira iti wihagarika umutima, wikuka umutima. Bityo nawe uze kuva aha ngaha wongeye kureba mu buzima bwawe ibintu byose bikudurumbanya, abantu bakudurumbanya, ibibazo ufite, bya bindi bituma urara udasinzira, bya bindi bituma urara uhangayitse. Yezu arifuza kukubwira ati wihagarika umutima nuko uzamera, ibyo uzambara, ibyo uzarya, ibyo uzanywa, uko uzamera Yezu arabizi. Icyawe rero gusaba nuko wamutunganira. Amen, amen. Wihagarika umutima mubyeyi. Ibibazo ni byinshi hano ku isi, nta nubwo twabirangiza. Yezu rero niwe gisubizo, arifuza na kuguha igisubizo cy'ihumure kigira kiti wihagarika umutima. Iri somo riza kugufasha, nanjye ryakomeje kumfasha, kuko mu buzima duhura n'ibibazo byinshi byaburiwe ibisubizo. Duhura n'abadukura umutima benshi, duhura n'abagambanya, abagome, abarozi, abadutesha umutwe, abaduhagarika umutima. Ariko si umuntu ari uwo muntu uguhagarika umutima, ari Yezu ugukomeza, wowe wakwiringira ninde? Yibaze nanjye ntibaze. Gusa wihagarika umutima. Twumvise mu isomo rya mbere abantu bakomeza bahagarika abandi umutima, bakabatesha umwanya, bakabatesha igihe, bakabagirira nabi. Ubwo rero twumvaga umwami Yowasi uburyo umuherezabitambo Yehoyada yamurwanyeho, none dore uburyo amwishyuye yihorera umuhungu we, aramwicishije. Ngo kuko iyi si nta mushobora wa mubyeyi we, ugira umuntu neza none ejo akaba ari kugira nabi. Iyi nabi iraza gutwerekeza natwe ku bantu bose twagiye tugira neza, ku bagiye batugira neza. Ese washoboye kumwishyura neza? Cyangwa umuntu arakugira neza none wowe ukazajya kwitura inabi undi? Kwishyura mubyeyi, kwihorera, gukora nabi. Koko umuntu agirire neza anzamure, mpindukire njya kumwica? Iri somo riza kugufasha. Uyu mwami w'umugome Yowasi nawe aze kugufasha uburyo Nyagasani yarerewe mu ngoro, bamuhisha mu ngoro, none amenya amaraso. Mubyeyi, koko Yezu akugirire neza, wowe ugarushye ugira abandi nabi? Bategetsi, bayobozi, bantu mukomeye, twimena amaraso, twikwihorera, kuko ingoma ya Kristo ni ingoma y'amahoro, ntago ari kwihorera. Ingoma ya Kristo ni y'amahoro, ntago ari gufata umuhoro, gutema abandi, guhotora abandi, ahubwo ingoma y'amahoro. Nawe rero numvira ijambo ry'Imana, uberaho guhumuriza abandi, uberaho gukiza abandi, bityo ingoma yawe izaba ari agakiza, ingoma y'amahoro ihoze nyine, bityo iruhura abandi. Wihagarika umutima. Mutegetsi, bwira abaturage bawe uti mwihagarika umutima, mbakingiye ikibaba, ndabarinze. Muyobozi, bwira abantu bawe uyobora uti mwihagarika umutima, ngaho Yezu nyine agutumye. Erega muyobozi, ujya wibuka kuri mu kigo cya Yezu, ujya wibuka kuri mu kigo cy'Imana. Wasanga nawe uhagarara Imana nk'igahini, wenda igahini nyine ukabakubita, ukabahondagura, ukabarwanya, ukabica bamwe na bamwe. Wasanga nawe wibwira ko uhagarara Imana igahini. Ntugahagarare Imana igahini, ahubwo ujye uhagarara mu ngoro,
uvuge ijambo nyine ry'umuyobozi, ijambo rikiza, murakire, mumererwa neza, ndabarinze, ndabacungira umutekano, mugire amahoro, n'andi magambo menshi yo guhumuriza abana b'Imana aho kubahungeta. Mwihagarika umutima. Iri somo rya mbere hari aho rigukuye nawe kutagira nabi. Twongere twibutse rya tegeko ry'inabi n'ineza. Inabi igutanga imbere, ineza iraguherekeza. Twongere twibutse rya tegeko ry'abagambanyi. Iyo ugambana nawe birangira upfuye bakugambaniye. Iyo ukora neza birangira nawe upfuye neza nyine. Gupfa neza mubyeyi, dusaba inema yo gupfa neza. Twumvise ivanjiri y'umunsi, ni ivanjiri iryoshye cyane, irimo impanuro nyinshi z'uko tugomba kwakira ihumure rya Nyagasani. Dufite ibibazo byinshi hano ku isi, dufite uburwayi bwaburiwe umuti, dufite ibibazo byaburiwe ibisubizo, dufite aho tudashobora gushyika, ariko Yezu arakubwira ati wihagarika umutima nuko uzamera, kuko ibyo byose ndabikurebera. Hari ingero ebyiri Yezu aduhaye, nawe nifuza ko zagufasha. Twongere tuzirikaneho urugero rw'inyoni ndetse n'urugero rw'icyatsi, ururabo. Twongere tuzirikane kuri izo ngero ko ibyo byose ntibibiba, ntibihinga, ntibisarura, ariko Imana ibibeshaho. None se wowe muntu ubibuka nahinga ugasarura ugakora neza imbere y'Imana, Imana izakurengerezaho wamwemera gatowe? Komeza wemera Imana, wizere Imana ko nawe izakurengereza, kuko Imana yita kuri icyo cyatsi nta n'umumaro gifite, yabura ite kukwitaho kandi wowe noneho uri umuntu. Twongere tuzirikane za nyoni zarika ku giti zikagikoreraho ibyamfura mbi, zikagishyiraho umwanda, zikarikaho gusa comme des parasites nk'indiririzi, ariko nta nicyo zikimariye. Nguko natwe turi mu Mana, nubwo ntacyo twatumaze ntibidubuza Imana gukomeza gutwitaho. Nubwo twabahemo Yezu akomeza kuba indahemuka, nubwo twaba abagome Yezu akomeza kumugira neza. Rero wihagarika umutima nawe. Akenshi mu buzima bwacu dukunze kujya mu ngoro tujye gutakambira Nyagasani, Nyagasani wambabariye ukangiza kiriya cyago, Nyagasani wambabariye ukankora kiriya gitangaza, Nyagasani wambabariye ukankora biri ukankora biriya. Nyagasani rimwe na rimwe akabigukorera, hari n'igihe atabigukorera. Rimwe na rimwe ugatangira wivota utari ko Nyagasani ngiye gucyo utankora ibi ngibi, ko nagerageje kugutunganira, ko nagejeje gukora iki ngiki, ko ngiye utankorera kiriya. None se mubyeyi, Nyagasani ni ukugura muri kugurana? Oya se nanone Nyagasani aduha ku mpuhwe ze no ku bushake bwe. Rero wihagarika umutima, utangira wereka Nyagasani ibyiza byose umukorera. Ati Nyagasani ndi umuherezabitambo nanjye nka Yehoyada, Nyagasani ndi umuntu mwiza, Nyagasani ndi umuntu usenga, sinsiba ingoro yawe, ariko gukingiyeho nabuze biriya. Kuki nabuze akazi? Kuki ndi umushomeri? Kuki ndi umukene? Kuki nabuze urubyaro? Kuki Yezu biriya bibazo bikomeza kugenda binzaho kandi ndahama kugusenga? Aha, Yezu naragutuma ati wihagarika umutima, ibyaho byose ndabizi. Yezu ragasoreza ku ngingo 3 zijyanye n'inama y'Imana. Imana nayo igikora inama, ingingo zayo ni 3. Babyeyi waruzizi ingingo z'inama y'Imana ni 3. Iya mbere ingoma y'Imana, iya kabiri ubutungane, ingingo ya 3 divers, ibintu n'ibindi. Ibindi byose muzabigerekerwaho. Umva. Twebwe rero abantu benshi duhera kuri icyo cyanyuma, ibindi bikaza kurangira za ngingo zikomeye ebyiri tutazigezeho, ingoma y'Imana n'ubutungane. Mu byakakandura kumvise nawe rero nubyo ujya mu nama ntukajye uhera ku ngingo ya nyuma divers, ibintu n'ibindi, kuko akenshi usanga aribyo twibanzeho, ahubwo twagombye guhera ku ngingo zifite ireme, za zindi zikomeye. Ingingo y'ingoma y'Imana, guharanira ingoma y'Imana n'ubutungane bwayo. Mubyeyi, wongere urebe uko ujya usenga, wongere n'urebe nanone ubutungane bwawe, kuko wasanga ujya wivuga uti Imana ntimbe ngibi, nyamara icyaha wasanga utaritunganye, wasanga utarageraho Imana ivuga iti uyu muntu uko arakomeye mu kwemera. Duharanire gukomera, kuko burya nubwo ahura n'ikigeragezo ariko ugakomeza ukwemera kwawe kukaba kugihari, burya uri gukorana urugendo n'Imana, gukorana urugendo na Yezu. Igihe uri mu bibazo, igihe uri mu bitotezo, igihe cyose wabuze igisubizo ukavuga uti Yezu ukomeze kundebera. Gusa ikigaragara, igihe cyose uzakora neza Nyagasani ntabwo uzabura gukwitura. Twongere dutekereze n'ubugome bwacu dukora nabi, ariko Yezu niho yamye kuza kuducungura, yambwe ku musaraba yo hagirira ananjye agirira, kugira ngo tubeho
tubeshejweho nawe n'impuhwe ze. Yezu warakoze kuza kuducungura, nubwo turi abanyabyaha akenshi turanivovota tukivumbura duti Yezu waraneranye, ariko Yezu wadusiga twajya he? Waturekura twajya he? Komeza dukomeze Yezu mwiza, kandi ukomeze kuduhumuriza. Mwihagarika umutima nuko muzamera, ibyaho byose ndabizi. Ineza iragukurikira, inabi gutanya imbere. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo yarari ku rugendo, nuko ageze ku rugendo aza kubona ngo agasimba bita gasamunyiga kaguye mu mazi, gasa n'akari gutakamba gashaka uwakarohora kugira ngo kegere hejuru, kamubuze. Nuko wa mugabo afata icyemezo cy'uko agiye kujya gukarohora kuko yabonaga kari gutaka cyane. Nuko aragenda arakegera, amaze gukagera imbere atangira gukarohora koko. Uko akarohoye ashaka kugafata kakamucigatira, kahita kamuruma urutoki. Kamaze kumuruma urutoki, wa mugabo atangira kuva amaraso. Ako kanya hatambuka mucoma wari kwishakira udutungo two kubaga. Nuko aramubwira ati wa mugabo we, akanyamaswa uri gushaka kuzamura kari buze kugukoraho, wakareze ukigendera. Ngaho fora impamvu mucoma yaramubwiye ngo akareke, uze gukomeza uyibazeho. Wa mugabo arakomeza arahatiriza, agira impuhwe za kanyamaswa uburyo abona gakeneye gutabarwa pe. Nuko yongera gufata ingamba yo kongera kugaha akaboko kugira ngo arebe uko kazamuka muri ya mazi. Wa mugabo nanone agahaye akaboko, noneho gahita gacigakira ikiganza gatangira kumuruma. Ako kanya wa mugabo atangira gutaka, dore ko kari kumuruma kakomeze kumuca ibisebe. Ako kanya hahita hatambuka ngo umugenzi bita mwarimu aramubwira ati wa mugabo we, aka gasimba turabizi twakize mu mateka, iyo urangije no gukarokora gafite ibyo gakorera bisharira, wakaretse wa mugabo wakaretse. Wa mugabo areba hirya areba hino aravuga ati ko muri aka gasimba gateye impuhwe, agasamunyiga. Nuko wa mugabo afunga umutwe kugira ngo arebe ko yakiza ka gasimba. Urumva agapfa kaburiwe n'impongo. Wa mugabo akomeza kumuburira ariko yanga kubyumva. Nuko wa mugabo none aravuga ati umva aka gasimba mpaka ngarohore kave muri amazi ko ndi kubona kari gutaka kateye n'impuhwe. Noneho wa mugabo ngohereza ikiganza cye cyose ko cyohereje ka gasimba, noneho karagikembura karakiruma. Bishoye kwa mugabo yavugije induru. Nuko haza umugabo ngo yari muganga aramubwira ati umva rero, aka gasimba kagasamunyi iyo kakurumye ubanza no gukira udakira, ushobora no guhita urwara kanseri. Rero icyo nakubwira n'inama, wakaretse. Urumva inama za muganga uwo mugabo aza kuzirengaho. Mbere yuko muganga akomeza kugenda, wa mugenzi aramubwira ati umva rero muganga, aka gasimba nubwo kandumye, aka gasimba nubwo kankomerekeje, ndakazi bihagije, gafite kamere nk'inyamaswa nyine iri kurumana. Aka gasimba nubwo gafite urwango kakaba kari kunduma, naho ngiye mfite kamere muntu yo gukiza, kamere y'urukundo yo gushaka kugakiza kugira ngo kabeho. Nuko muganga arigendera. Bishoboka ko tumvise ayo magambo. Wa mugabo yaje kugera igihe nubwo agasimba kakomeje kumuruma, agize atya agakura muri ya mazi arakarokora. Singe wahera. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uwo mugenzi agasimba gakomeza kugenda karuma, gakomeza gushaka kugenda karohora, twamwerekeza kuri Yezu Kristo, wa wundi duciraho, wa wundi tujomba amacumu, wa wundi tugirira nabi, ariko agakomeza kugenda tugereza kuko we n'indahemuka. Amubyeyi Yezu n'indahemuka. Nkuko dukorera Yezu ibyaha, tukishora mu ngeso mbi, uburaya, ubusinzi, ubusambanyi, ubusambo, kubeshya, ubutiriganya, kugambana, kwica abandi, kumena amaraso. Ariko se bageze ngo Yezu zadukuraho amaboko, kabone nubwo hajya ngira ati waretse abantu ntibizabuze Yezu kugukiza. Uwo mugabo ukiza ko gasimba kagasamunyiga, nyuma zarangiza kukarokora yewe kakanamukora n'ibintu bishaririye, cyangwa kakaba kari kumuruma kamuvusha amaraso, ariko agakomeza gahatiriza, hacura iki Yezu noneho ari umuntu ukora neza, ari umuntu usenga, ari umuntu witanga. Hacura iki kugira ngo mutabare? Komeza ugire ukwemera kandi ukomeze umutima wawe, wihagarika umutima no kuzamera, kuko Yezu arakuzi kurusha icyo cyatsi,
arakuzi kurusha iyo nyoni, arakuzi kurusha ako gasimba, arakuzi kurusha uwo mugira nabi. Nawe Yezu arakuzi, kuko Yezu amenya ababi akamenya n'abeza, bose abagira neza. Twebwe icyacu ariko turamwishyura, tukamwishyura inabi, kumuruma, kumuciraho, kumujomba amacumu n'imigera, bya byaha dukorera Yezu. Mubyeyi, umuhanga niwe wavuze ati iyo ukoze icyaha ni nko kujomba inkota mu mutima w'Imana. Mubyeyi, kandi uri gukumva, icyaha ni nko gufata icyuma ukajomba mu mutima w'Imana. Nawe rero igihe cyose Imana iri kukugira neza nawe ukayiruma, ujye umenya ko Imana n'ubundi izakomeza kuba indahemuka. Hacura iki nawe ubaye intungane? Hacura iki ubaye umuntu mwiza? Wihagarika umutima, ibyaha byose Nyagasani arakuruzi, ibibazo byawe arabiruzi. Hasigaye gusa ko nawe ugira ute? Ukora ya nama igizwe no guharanira ingoma y'Imana, ya nama igizwe bwa kabiri n'ubutungane, ugatunganira Imana, ukaba umuntu mwiza, nta bugome, nta shyari, nta mwiryane, ukaba umunyamahoro, utarumana, ahubwo ugaburira abandi, wita ku bandi, ukiza abandi. Hanyuma ibindi byose Nyagasani azabimenya, umva ubimuharire. Ibisigaye biharire Nyagasani, kuko arakuzi kuva ku rwara rw'ino kugera ku musatsi. Yezu arakuzi, Yezu nta na kimwe kimusoba, nta cyamunaniye. Mubyeyi, ibyo birabyemera ko nta kinanira Imana? Komeza rero ubyemere, kandi ukwemera kurakiza. Mwihagarika umutima nuko muzamera. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.